Murakaza neza ku muyoboro wacu wa Upwise. Njye muri kumva ndi IT Jado. Uyu munsi tugiye kwigira hamwe isomo ry'ikoranabuhanga. Iri somo rishingiye ku kibazo kigira kiti computer cyangwa se mudasobwa ni iki? Mudasobwa ni imashini ishobora gukora cyangwa gutanga amakuru. Twayigereranya na calculatrice ikora birenze guteranya, gukuramo, kugabanya imibare. Tuganira cyangwa se dukoresha mudasobwa twifashishije ibice byayo byinjiza amakuru nka keyboard na mouse. Ibi bice bidufasha guha amakuru mudasobwa yacu. Igihe mudasobwa yakiriye aya makuru, irayaprocesinga yifashishije igice cyayo cyitwa CPU, Central Processing Unit. Fata iyi CPU nk'ubwonko bwa mudasobwa. Ikurikiza amabwiriza, igakora imibare, yarangiza igafata umwanzuro. Mudasobwa ibika amakuru mu bubiko bwayo, bushobora kuba bubika ibintu igihe kirekire cyangwa se gito. Ububiko bwayo bubika igihe kirekire bukunze kuba ari hard drive cyangwa se solid state drive. Umusaruro w'ibyo bikorwa byose bigaragazwa n'ibice byayo byitwa output devices. Twavuga nka monitor abenshi bazi nka ekara, hamwe na printer izwi nka imprimante. Mudasobwa kandi zishobora kuganira cyangwa se guhanahana amakuru ubwazo zifashishije ihuzanzira. Ibi bituma tubasha kohererezanya amakuru, gukina imikino no kubasha gukoresha isi y'itumanaho. Kugira ngo hakorwe ibikorwa runaka, mudasobwa yifashisha gahunda zayo zizwi nka software cyangwa se porogaramu. Software ni itsinda cyangwa se seti y'amabwiriza abwira mudasobwa ibyo igomba gukora. Hari ubwoko bwinshi bw'izi gahunda, uhereye ku zifashishwa mu kwandika kugeza ku z'imikino zifashishwa umuntu akina. Mudasobwa zikoreshwa mu buryo bwinshi, guhera mu gufasha izi telefone ngendanwa gukora kugeza ku kugenzura ibikorwa by'imashini zikaze, izi zizwi nk'amarobo. Zateje imbere inganda, uburezi, ubuzima n'imyidagaduro. Uko tekinoloji ikomeza gutera imbere, mudasobwa izagira uruhare runini cyane mu buzima bwa muntu, kuva mu bwenge karemano kugera ku bitaboneka. Ibyo ishobora gukoreshwa ni byinshi cyane, ntibifite umupaka. Indi nshuro uzafungura mudasobwa yawe, uzibuke ko atari imashini, ari igikoresho kirenze gishobora kugufasha kwiga, kurema no guhura n'abandi ku isi ya digitali. Mwakoze cyane kudukurikira. Niba iyi video igushimishije, kora like, comment na share na subscribe, ujye ubasha kugerwaho na video zacu mu ba mbere. Murakoze.